Ndagushimiye nanone wowe wamaze gukora subscribe kuri BMOG official. Nawe utarayikora yikore kugira ngo iyi channel ibashe kuzamuka. Nitwa Claude, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Video duheruka gukora twize uburyo dushobora kwikorera imashini ituraga amagi y'inkoko, ariko twize iyi mashini ya manuel ya yindi isaba kuba uhari kugira ngo ibashe gukora. Hano uyikorera ibikorwa bitandukanye birimo nko guhindura amagi, gucunga ubushyuhe n'ubuhehere n'ibindi. Video duheruka gukora twari twavuze uburyo ushobora kwikorera imashini, ndavuga housing yayo, ukayiteranya hanyuma ugashyiramo ibikoresho by'ingenzi. Twari twanagaragaje aho buri gikoresho kigomba kuba giherereye, ndetse twanatoranyije amagi. Twarebye amagi y'ingenzi akwiye kujya mu mashini cyangwa kwinjira mu ituragiro kugira ngo tuzabone umusaruro nibura uri hejuru ya 95%. Niba utararebye iyo video, kanda ku gafoto kari munsi y'iyi video maze urebe ahanditse videos, maze wemezeho, maze ugere kuri video zose twakoze. Niho uri bubashe kubona video duheruka gukora isobanura ibi byose nari mvuze. Muri iyi video rero tugiye kureba uburyo ushobora gukurikirana amagi kuva ageze mu mashini kugeza ku munsi wa 21 avutse. Ntujye kure ya channel yawe. Hano reka mbabwire uburyo ino systeme iba yestaye mbere yuko dutangira. Ku munsi w'ejo twe twakoze imashini tuyiha utwumba 5. Uyu munsi ndaberekera ku rugero rw'imashini ifite utwumba 7, ariko nta kibazo ushobora gushyiraho umubare w'utwumba ushaka kandi bitewe nanone n'umusaruro ushaka kubona. Iyi systeme twakoze ifite utwumba 7. Utu twumba tw'amagi dushobora kugabanyuka bitewe n'ingano y'amagi ushaka gushyiramo. Hano kuri no systeme nk'uko tubibona, ku cyumba cyo hasi haba hari amatara 2 y'umukono, hakaba ndetse n'ikigega cy'amazi. Iki kigega cy'amazi nicyo gitanga ubuhehere mu mashini yose. Aya matara 2 y'umukono niyo atanga ubushyuhe mu mashini yose. Hejuru y'iki cyumba kirimo system itanga ubushyuhe n'ubuhehere turahabona ikindi cyumba kiba kirimo umusenyi cyangwa umucanga. Uyu mucanga niwo unetarariza ubushyuhe n'ubuhehere buba bwaturutse muri iki cyumba cyo hasi mbere yuko bugera mu twumba turimo amagi. Hejuru y'iki cyumba kirimo umucanga hahita hakurikiraho amatray y'amagi. Amatray y'amagi ashobora kuba menshi cyangwa akaba makeya bitewe n'umusaruro ushaka gutanga, ariko icyo ugomba kumenya nuko uko wongera amatray y'amagi cyangwa wongera ubunini bw'imashini ni nako uzongera umubare w'amatara. Hejuru y'icyumba kirimo umusenyi niho dusanga amatray y'amagi. Nkuko nababwiye, ashobora kuba amatray 3, 4, 5 cyangwa umubare wose ushaka. Ku mashini mu gice cyo hejuru haba hari akadirishya gashobora kwitabazwa mu gihe ubushyuhe bwabaye bwinshi mu mashini. Reka nze mbabwira uburyo dukurikirana amagi yageze mu mashini kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 21. Nimujye kure ya channel yanyu. Dore ibikorwa ugomba gukora umunsi ku munsi. Ku munsi wa mbere amagi atoranyijwe neza kandi agasukurwa nk'uko twabivuze muri video yabanje, arumutswa ku zuba kugera ageze ku kigero cy'ubushyuhe bungana na dogere Celsius 30. Amatara y'imikono 2 cyangwa 3 bitewe n'ubunini bw'imashini ashyirwa mu cyumba cyo hasi maze agacanwa kugira ngo umucanga cyangwa umusenyi ubanze ushyuhe ku kigero cya dogere Celsius 36.5 cyangwa dogere Celsius 37.5. Ya magi yumukijwe agomba gushyirwa ku matray yayo. Ibi ngibi ubikora witonze kugira ngo hatagira ayangirika. Mbere yo gushyira amagi ku matray usasaho udutambaro
tumeze neza nk'uko twabivuze muri video yabanje, maze ugatangira gushyiraho ya magi witonze. Hagati y'amatara y'imikono ushyiramo ibigega by'amazi. Kuri buri tray y'amagi ushyiraho termometere ariyo ikubwira aho ikigero cy'ubushyuhe kigeze. Ibi byose iyo ubirangije amatara acanye neza, icyo ukora ukinga imashini yawe mu gihe kingana n'amasaha 24 ugategereza gukora ibindi bikorwa ku munsi ukurikiyeho. Ku munsi wa kabiri kugera ku munsi wa gatandatu nyuma yo gushyira amagi mu mashini hashize amasaha 24, buri gi rihindurwa buri masaha 6. Kugira ngo ibi bikorwe neza, mbere yo gushyira amagi mu mashini ushyiraho ibimenyetso kugira ngo ugende umenya ayo wahinduye n'ayo utahinduye. Wandika ku magi ukoresheje ikaramu cyangwa marikeri, ikirange. Ninjoro ni byiza ko uhindura amagi mbere yo kujya kuryama, kandi ukibyuka nabwo ukayahindura. Iki gikorwa kirakomeza kugeza ku munsi wa 18 amagi ari mu mashini. Ubushyuhe bugomba guhora bucungwa ku buryo buhoraho. Hano ubushyuhe bugomba guhora kuri dogere Celsius 36.5 na 37.5. Iyo burenzeho ugomba gukingura akadirishya ko hejuru y'imashini ndetse n'inzugi z'imashini zigakingurwa kugira ngo ubushyuhe bugabanyuke. Iyo bwabaye bwinshi cyane n'urumuri rw'amatara ruragabanywa kugeza ubushyuhe bugabanyutse bukongera kugera ku kigero cya 36.5 na 37.5, maze ukabona kongera gukinga imashini yawe. Kugira ngo habeho ubuhehere bukwiye, ibigega by'amazi bigomba guhora bihindurirwa amazi. Umena amazi yarasanzwemo ugashyiramo andi mazi, kandi ayo mazi ushizemo yandi agomba kuba akonje. Ubuhehere buva ku bushyuhe bw'amatara. Ubu bushyuhe bw'amatara nibwo buba bwatumye ya mazi ashyuha, maze hakazamuka umwotsi ukazamuka ujya mu magi. Ibi bikorwa tuvuze birakomeza kugera ku munsi wa 18. Ku munsi wa 7 uguma gukora ibikorwa bisanzwe nko guhindura amagi no gucunga ubuhehere. Igikorwa kidasanzwe ukora kuri uyu munsi nuko usuzuma amagi ko arimo kwiremamo imishwi. Hano ureba ko amagi ari gukora development. Uko ubigenza, buri gi rirasuzumwa hakoreshejwe itoroshi yabugenewe cyangwa ugakoresha itoroshi rya telefone, ariko nturitinze ku igi kugira ngo ubushyuhe bw'itoki ya telefone butangiza igi. Uko bigenda ubikorera ahantu hijimye kugira ngo urebe mo imbere h'igi neza. Iyo ririmo guhinduka mo imbere haba harimo utuntu tumeze nk'imitsi y'umutuku. Hano umenya ko umushwi urimo kwirema. Iyo bitameze gutya, wenda rikaba rijya kuba umuhondo, ubona nta kintu gifatika ryahindutseho, iryo gi rigomba kuribwa cyangwa rikagurishwa kuko ntiryavamo umushwi, ntago ryavuka. Kuva ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 13 komeza gukora ibikorwa nk'uko bisanzwe, nko guhindura amagi buri masaha 6 no gucunga ubushyuhe kugira ngo bugume kuri dogere 36.5 na 37.5. Bwaba bwinshi ugakingura amadirishya n'inzugi, ukanagabanya urumuri rw'amatara kugeza bwongeye bukamanuka, hanyuma ukabona gusubiza amatara no gukinga imashini yawe. Buri gihe jya uhora usukura icyumba kirimo imashini ndetse unahanagura n'inyuma y'imashini kugira ngo mikorobe zitinjira mu magi.
ku munsi wa 14 urongera ugasuzuma amagi yawe ko yiremamo imishwi. Iyo usanze igi ritukura gusa nta kindi kintu kirimo, iryo gi riba ryarapfuye, rigomba kujugunywa. Iyo ari rizima riba ririmo ikintu cy'umukara, uwo ni umushwi, iryo gi riguma mu mashini. Komeza kandi ukore ibikorwa bisanzwe nk'uko usanzwe ubikora, ibikorwa bijyanye no guhindura amagi ndetse no gucunga ubushyuhe. Ibi bikorwa byo guhindura amagi ndetse no gucunga ubushyuhe kandi bwaba bwinshi, ugakingura imashini ndetse ukagabanya urumuri rw'amatara, ndetse bwanagabanyuka ukongera ugasubizaho amatara ndetse ukanakinga imashini. Ibi bikorwa urabikomeza kugeza ku munsi wa 18 amagi ari mu mashini. Ahangaha kandi wongeraho ko ikigega cy'amazi kigomba nacyo guhora gihindurirwa amazi nibura nka 3 ku munsi cyangwa 4 ku munsi kugira ngo ubuhehere bugume mu mashini. Hano nta bundi buryo twamenya ikigero cy'ubuhehere buri mu mashini keretse gukoresha igikoresho cyitwa hydrometer. Iki gikoresho nicyo kikwereka urugero ubuhehere bugezeho. Ugomba kumekinga sure ko ubuhehere bugeze ku kigero hagati ya 55% kugeza kuri 60%. Iki kigero nicyo cy'ubuhehere kuva ku munsi wa mbere amagi agiye mu mashini kugeza ku munsi wa 18. Kuva ku munsi wa 18 kugera ku munsi wa 21 ugomba guhagarika guhindura amagi kuko byakwangiza imivukire y'imishwi. Hano imishwi iba yaramaze gufata position cyangwa position igomba kuzavukiramo. Ni bibi kuyahindura kuva ku munsi wa 18 kugera ku munsi wa 21 cyangwa kugeza avutse. Igipimo cy'ubushyuhe kigomba kugabanyukaho gakeya, ugacunga ko buguma hagati ya dogere Celsius 36 na 37. Ikindi kandi ongera ubunini bw'ibigega kandi ubyuzuze neza kuko aya magi ageze ku munsi wa 18 akeneye ubuhehere bwinshi kugira ngo avuke neza. Ibipimo by'ubuhehere bikenewe hano ni kuva kuri 70 kugeza kuri 80%. Ibi ngibi bikorwa kuva ku munsi wa 18 kugera ku munsi wa 21. Ibi bintu ujye ukomeza kubyibuka kuva ku munsi wa 18 kugera ku wa 21 amagi avuka, ntago wemerewe kongera guhindura amagi. Igipimo cy'ubushyuhe kigabanyukaho gakeya kikajya kuri 36 na 37 dogere Celsius. Imidite cyangwa ubuhehere bugomba kuzamuka bukajya kuri 70 na 80%. Ku munsi wa 19 fata agatambaro gatose ukanyuze hejuru y'amagi kugira ngo koroshye igishishwa cy'amagi. Ibi ngibi ubikora buri masaha 28. Bivuze ngo ni ku munsi wa 19 nibwo ubikora bwa mbere, noneho ukongera ku munsi wa 20. Kuri uyu munsi wa 19 kandi ubushyuhe bugomba kugumishwa hagati ya dogere Celsius 36 kugeza kuri 37. N'ubuhehere bugumishwa hagati ya 70 na 80% nk'ibisanzwe, kandi amagi ntagomba guhindurwa kuri uyu munsi. Ku munsi wa 20 imishwi itangira kuva mu magi, ikomeza kuvamo kugeza ku munsi wa 21 ndetse bigasoza ku munsi wa 22. Bakunzi ba BMOG Official, reka video y'uyu munsi tuyisubikira aha. Tuzagaruka tubagezaho ibyo ukora nyuma yo kuvuka kw'imishwi. Niba utarakoze subscribe yikore, niba wakunze video kanda like kandi
ukore share kuri bagenzi bawe, tera komenti kugira ngo uduhe ibitekerezo. Video zacu nakagaruka. Imana ibarinde. Ciao ciao, hasta la vista.